kuramuka nanone yego aho twari tugeze ahantu uvuga nkubwira nti ku bijyanye ntabwo dushobora hari parallel hagati ya izi Eurocentric Christian Church cyangwa se imyizerere mvaburayi n'imyizerere wenda mva mu burasirazuba bwo hagati wenda tubyite gutyo ndetse n'imyizerere yacu gakondo. Ibyo byo imyizerere yacu gakondo rimwe na rimwe abantu benshi umunsi n'abapuratika babikora ku rwego rw'umuryango, sibyo kurusha kubikora ku rwego mpuzabantu ku rwego rw'igihugu. Rero nkaba numva kugereranya ushobora kuyobora ibintu byo guterekera mu muryango n'umubishop wenda ari ibintu bibiri tutagereranya. Ijambo ni ryawe, komerezaho. ntabwo ndi buze gushaka kubigereranya, ariko itegeko riravuga ko rireba imiryango ishingiye ku myemerere. noneho nkavuga ngo ushaka noneho gutangira gahunda. None se inshuti yanjye, yego, umuco buriya wacu twawudefinisa tukawufata mu myemerere cyangwa twawureka iyo ikaba aspect y'umuco? iyo bibayemo ibuhuza abantu n'Imana, ntabwo uri buze kuvuga ngo imyemerere ntabwo irimo. Okay, nta kibazo. It's an issue of principle. Okay, komeza. You have the floor. Itegeko nticyafanye ikibazo naryo, nanone nongere mbisubiremo. Itegeko ryaje rigamije gukemura ibibazo byari bihari kandi nemera. Ibibazo kandi umuntu atakwirengagiza iyo uzirikana wa mugani ejo nebuje ku kiganiro muvuga itowe cya Kibyetero muri Uganda. Ntabwo ari itegeko Rwanda, itowe cya Shakahora, ikibazo cya Mackenzie, hari ibibazo bya Mackenzie, yego Paul Mackenzie muri Kenya, hari ibibazo byitwa tutibagiwe n'ikibazo cya Bishop de Major wa Busheri muri Afrika y'Epfo wibye abantu n'ibindi byose akongera akirukankira muri Malawi wabo. hari n'abiba abaturage cyangwa se ugasanga nyine hari ibyo tubona muri ino minsi ukabona bifite umwanda utari muke. Erega ntiwirengagize n'ikibazo cya nyakwigendera TB Joshua kubera kutabara regulated no kwidagadura, aho urusengero rwamaze abantu bagashira bagapfiramo abantu benshi. Ibyo rwose ndabyumva kandi niho navuye ngo itegeko ryari rikenewe, ariko mwibwira ko bikeneye kugororwa cyane. Ndaguha ingingo ya 17 muri iryo tegeko. Iyo ngingo ya 17 iyo bavuga ko ibisabwa kugira ngo umuntu ahabwe ubuzima gatozi, ni ukuvuga ngo iyo usaba ubuzima gatozi mu yandi magambo mu buryo bw'amategeko ntabwo urabaho. Yego, urabyumva, mu buryo bw'amategeko ntabwo urabaho. Yego, ariko muri iyo ngingo ya 17 agace kacu kaya ka 10 karagusaba ibintu ugomba gutanga urimo gusaba ubuzima gatozi. Ibyo wabibwira abaduteze amatwi? Yego, harimo inyubako yo gukoreramo yujuje ibiteganywa n'amategeko agenga imyubakire. Hanyuma icyo ufitanye ikibazo nacyo kuba wakorera mu nzu yujuje ibyo abandi banyarwanda bose bifuza gukoreramo? Ndakigusobanurira. Yego, ntiwabona ubuzima gatozi urasabwa kuba ufite iyo nyubako. Ikibazo uzagisaba mu izina ryande, kuko hagomba kujyaho umuntu uhagarariye wa muryango mu buryo bw'amategeko mu gusaba cya kibanza. mu kubaka uzubaka n'indi uzahabwa ubuzima gatozi. Icya gatatu, kumublayizinga ayo mafaranga yo kujya kubaka uzabikora gute utarahabwa ubuzima gatozi udafite na bank account ya organization? mu yandi magambo urimo urasaba umuryango utaravuka kuba ufite ibintu bisabwa umuntu warangije umuryango warangije kuvuka. Urabyumva? Umuryango wose tuzi ko n'amatorero na kiliziya aho byatangiriye abenshi batangira bahura mu buryo buri informo, bashobora guhura mu ngo zabo, bashobora no kumenya no kugera wenda mu buryo bw'umutekano muri kino gihe, mukavuga ngo niba bavuze ko bahari batimenyekanisha. Ariko ibisabwa kugira ngo uzabone amafaranga yo kubaka urwa rusengero
rusabwa n'amategeko nanjye ndarushaka nanjye rubwifuza. How long does it take? Ni ikintu kitari buze kuboneka mu mwaka umwe nureba insengero nibura ngo zuje ibyangombwa muri uyu mujyi. Nta urusengero uri buze kubaka mu gihe cy'umwaka umwe ngo ubone ikibanza, ubone amafaranga yo kubaka, bisaba urugendo rero rukorwa n'abantu bariho. Abo bantu bari kudavuga ni umuryango, organization iriho. Organization yose igizwe n'abantu, ariko kugira ngo uzagure cya kibanza ntukigura mu izina ryawe bwite, urakigura mu izina rya organization itambere kuva kwiriho. Yemewe n'amategeko, yemewe n'amategeko, kuko ntabwo wazagura ikibanza utemewe n'amategeko. kandi kugira ngo amategeko akwemere ni uko uba ufite precondition, ni uko uba ufite ahantu hazwi, hari inyubako, buri kimwe cyose. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ni ibintu bidashoboka, kuko ntabwo ugiye gutangirira biragenda gute. You cannot ask, ntiwajya gusaba umuntu ngo ufite cya kibanza kandi ntabwo uramwemerera ko abaho. Mu buryo bw'amategeko ntabwo ashobora kukigura, mu buryo bw'amategeko ntabwo ashobora kugira akawunti, mu buryo bw'amategeko ntabwo ashobora kubona uburenganzira bwo kubaka, kuko ntabwo ukigura mu izina ryawe ku giti cyawe nk'umuntu, ukigura mu izina rya organization. Iyo organization niyo itaregistered, itarabaho, ushobora kwisaba ibi. Hanyuma wowe, hanyuma tukiri aho ngaho, ngira ngo iri tegeko rigenga iyi miryango rijya kwigwa, uko itegeko ryigwa, haba harabayeho consultation kuri stakeholders, cyangwa baricaye gusa baradraftinga, mwebwe ntimwigeze mubona umushinga w'itegeko mbere yuko uhinduka itegeko? Nibwira ko bavuganye n'abantu bamwe. Please, ndashaka tube kategorike. Mwaba mwaragerageje kureba, kuko uko biri kose ntibakora itegeko hatagize ababigiramo uruhare muri mwebwe bireba. Birashoboka ko babayeho, ariko ngewe uko mbizi nabibonye gutari itegeko. Ubwo rero ikibazo icyo ntekereza rero uyu munsi wa none rero, mugomba byanze bikunze gukora icyo bita petition, kutanyurwa no kugaragaza ibyo mubona. Burya nta tegeko ribaho ritaba amended, n'itegeko nshinga. Rero nk'abantu bari civilized, turumvikana, nk'abantu basobanutse, uyu munsi wa none aho kugira ngo wenda muhurire hamwe, nzi ko hari aho muhurira, iri tegeko mufitemo abanyamategeko mu bayoboke banyu, murebe mukore petition musaba yuko iri tegeko riba amended ku ngingo zose mubona zibangamye, nk'uko uri mu kuzisobanura. Ibi hari icyo byatanga ibi ngibi cyane. Noneho kuko kugeza uno munsi wa none biragaragara nk'uko uri mu kubigaragaza ko bifutamye ubwabyo. None ishyiramo the intention icyari kigamijwe cyari cyiza, ariko uburyo byakozwe mu buryo bw'itegeko nibyo bibangamye. Ngaho komeza uducire ku mayange. Ndacyari ku mutwe, ndumva ari uwa 6 w'iryo tegeko. Bavuga ibyitwa minisiteri. Iyo urebye iryo tegeko, hari ikindi gipande kirengagijwe kitari muri iryo tegeko, icyitwa imiryango yari n'ubundi isanzweho, yari isanzwe ifite ubuzima gatozi imbere y'iryo tegeko, ariko iyo miryango ititwa, idakora nk'amatorero, ndavuga mu yandi magambo, idakeneye kubaka insengero, idakeneye kugira za nzego z'abasenyeri, z'abapasiteri n'ibiti byose, ariko isanzwe ikora nayo ijyanye na gahunda z'iyamamazabutumwa. Urugero wenda kugira ngo ibyo kaki wenda wasanga umuryango wose mu Bibiliya, uyu ni umuryango imaze igihe kirekire muri kino gihugu. The Bible Society, Rwanda Bible Society. Hari Bible Society, ariko hakaba n'iyitwa Scripture Union. N'uryo kukabizo wasanga umuryango witwa AA. Nujya muri iryo tegeko urasanga iryo tegeko ntabwo rigiye kwita ko imiryango ibaho, ahubwo mu mutwe wa 6 w'iryo tegeko
bakavuga minisiteri ariko uburyo babisobanura ugasanga barimo barareba gusa iyi miryango iri associated no kuri specific idini cyangwa itorero. Ndashaka kuvuga wenda nujya mu bagatolika urasangayo abaskuti, urasangayo abagidi, noneho ugasanga ni abategura iryo tegeko barebye kuri ibyo gusa, birengagiye iyindi miryango. Noneho icyo ndakikubwira kubera ko nujya kureba nyuma yaho icyo kibazo barakibonye. Imikinire ko bakibonye ni uko mu kwezi kwa gatatu 2019 bashyizeho ajiho ni amabwiriza. Ayo mabwiriza aturuka muri RGB. Nibaza ko icyari gikeneye byari ukuvugurura rya tegeko rya 2018 ki incorporate iyo miryango, aho kugira ngo bize mu mabwiriza ari junior mu buryo bw'amategeko munsi kuza ku itegeko ry'imiryango, kuko iryo tegeko ryo ryavuye muri parliament, ibindi biraturuka muri RGB. Nkibaza ngo mu buryo bwa constitution iyo miryango iri protected n'amabwiriza cyangwa agomba kuba protected and regulated by itegeko. burase wenda ntiwasanga barayikarasifayinze nka NGOs. Oya, ntabwo iri classified as NGOs kuko nujya mu buryo bw'amategeko zikora, nujya kureba kuri imiryango kuko ubwayo nayo ijyanye ni ese reka mbaze nkubaza akabazo n'amatorero menshi. Yego, ibyo twakwita interdenomination. Reka mbaze nkubaza akabazo. Yego, ubona ikibazo wenda kubera itegeko wenda rifitemo ibihanga, yego, abariteguye ari kudasobanukirwa neza nuko wenda amatorero yakabaye akora mu buryo bwo wenda nk'uko itegeko nshinga ribigena, cyangwa se wenda haba harimo icyo nakwita nanone intege nke no kudashyira hamwe kw'amatorero, sibyo? yego, cyangwa se wenda haba harimo icyo ntekereza ntabwo harimo muvezi, sinavuga ko harimo bad intention, wenda byaterwa no kudasobanukirwa n'abakoze iri tegeko ubwabo, kudasobanukirwa neza no kutagira wenda ku exhausting ibishoboka byose kuba byajya mu itegeko. Ariko ku ruhande nanone sindi bwirengagize uruhare rw'abitegeko rireba kuko itegeko mbere y'uko riba itegeko ribanza kuba umushinga, aho niho abantu bashobora gutanga ibitekerezo mbere y'uko wenda riva aho rigomba gutegurwa rikajya kuri plenary, wenda rikazajya muri process yose yo kuba ryahinduka itegeko, sibyo? ugize neza rwose ndemeranya nawe, ariko nkavuga ngo ya intention zo zari nziza, that's the first thing nicyo natangiye na kare kose. Ariko mwibwira ko kuri njye byihutishijwe consultations ntabwo nibwira ko zabaye exhaustive. Noneho ntabwo navuga ngo uburangaye ntibwaho kuba byarebaga wenda usanga byarangije gusohoka, hanyuma byamara gusohoka wa mugane abantu bagira umwanya wo kugira ngo basabe ko byavugururwa. Ariko nibwira ko kuri njye ntabwo nemera ko abarikoze baba ari ukudasobanukirwa, wenda hari agency yari ihari. Mwubwije ukuri kuko ntabwo turi abanyamahanga muri iki gihugu, hari akajagari bubona bwose karebana n'amatorero n'imiryango ishingiye ku madini, ugasanga harimo utubazo. none se hari ikibazo nibaza cy'amatsiko. Yego, nkawe n'ubundi bwo byanze bikunze ukora muri izo nzego zifite aho zihuriye n'imyemerere cyangwa se imyizerere, cyangwa umwe mu bayoboke bazo, cyangwa se umwe mu bayoboke bazo, ntacyo bitwaye nabyo, nta kibazo. Nkawe iyo uhagaze nk'ahantu ukabona ko insengero na za kiliziya wenda tubivuge gutyo zirenga 5,000 zafunzwe,
yego n'izindi zikaba zishobora gufungwa yego kandi buri rusengero buri kiliziya ifite abayiyobora tubare wenda ko ari babiri yego nturi kumva ko hari abantu bagera ku 10,000 barangaye tubifata gutyo ko abo bantu barenga 10,000 bayobora izo nsengero n'amatorero n'amadini barangaye ku buryo bafatiranwa mu gihe kimeze nk'inkubi y'umuyaga inyuzeho izo nsengero zigafungwa. Urumva ibyo bintu udi kubyumva neza birakwiriye nuko bikwiye kuba bimeze kandi wenda nk'uko reka nongereho gace ku cyo mutaro karavuze kugira ngo uze kubijyana icyarimwe kandi urwego rushinzwe kugenzura imiryango n'amadini, imiryango niba nayita itagengwa na leta n'amatorero n'amadini, rukaba ruvuga ko rwabahaye ibyo rwasabaga mu gihe kingana n'imyaka 5 yose. ubwo abantu koko urabyumva ute ibyo bintu? Ikibazo urimo kubaza ndacyitondera kuri urwo ruhande kuko urimo kumbaza ku byemezo birimo gufatwa muri ino minsi. Ni kuko nibyo byakangaranyije abantu. Ngasimbuka nkavuga ngo nonono urimo kujya ku ngaruka ziri mu kibazo njye mbona mu itegeko bwacu. Niba harabaye uburangare bwabaye uburangare bwo kuvuga ngo reka tujye hamwe tujye kuganira, ndavuga mu matorero tujye kureba niba ahubwo byabaye itegeko byababwiriza ubwabyo niba ntacyo bitwaye kugira ngo tujye tubyongera, ahubwo abantu niba baratemeye ubwo burangare nabubona gutyo, ariko ngenda cyafite ikibazo mu bijyanye n'itegeko bwacu. Ariko inshuti yanjye iri tegeko wenda reka turifate nk'aho ubwaryo rifite ibihanga ridasubiza ibibazo byose. Ndabyumvise no kujya wowe utekereza ko bikwiriye ko ushobora guhuza abantu wenda 100 udafite aho bari bwiherere noneho kugira ngo ibyo nabyo tubikire ku ndashaka kwemeranya nawe nicyo navuga ngo njyewe nitujya kuri ibi ngibi turimo kubona muri iyo minsi n'ingaruka navuga hari iby'itegeko hari n'uburangare, kuko nicyo nakubwiye ngo ntabwo nakwemera ko tugira ibibazo twagiye tubona n'ahandi ugasanga abantu wamugane wicaje abantu, ntabwo nakwicaza abantu imbaga y'abantu badakubwira uraza ko twihangana gatoya tugiye kujya muri commercial break n'incamake y'amakuru, turagaruka mu kanya tuguhamagare dusoza mu kindi cyiciro. Hari ibibazo noneho turi bugucange nawe ucanganikirwe rwose ndi kubona. Asante sana, shukrani. Mu kanya gato turaza kugaruka ariko sinabura kuba nkubwiye ko hari isi